sigaye yarumye imifupa we. Mbega umusore we. Itara bacana se itara bimwe bwoko. Akarakasha. Itara ryo nuko kubwa ndimo ko mutwe bisobanukiwe. Ni umukobwa. Birakaje cyane wajya ngo apfishije inkoko uyu mukekiriye. Kuno uzamenyesha. Aha nta kibazo boss. Ni wanshaka kuva ngo namvune. Niyo namaze iminsi 5 natagiye ukumva nani cyo wankora. Ako kaboko wajya ngo nakabakecuru n'abakecuru bakurisha ubuzima kandi ndi mu rugo nta kintu cyo ndimo gukora kandi hari umushitangi wo bita Kajaganya wajya kumureba tukaba twiganira dore ko n'abacyo ko bafunze ko ikibazo cya covid kanje kumureba kuso twiganire nuri imifupa we imigufa we sigaye yarumye imifupa we. Mbega umusore we. Mbega umusore we. Mbega umusore we. Imifupa yafatanye ku ishuri n'utsa ku ishuri ubu chef bwose nzabukubita dore ko turi muri lockdown. Mbega isore we. Mbega isore we. Mbega gatatu we. Mubi cyane we. Iwi na diregiteri nzamuvuna. Na diregiteri nzamuvuna we. Cha diregiteri unyitege. We. Ukoze umubiri sha, ukoze umubiri. uzi ko uri imbwa mwe usingi nibi. Aho se ntabonye gatatu ariko. Wabonye gatatu. Wayibonye? Wayibonye kanwe ko tuvugana kumva. Abonye ko bisigaye nariyubatse. Yaba gatuza n'abasaza. Uzi ko wowe niyo naba amazi iminsi 5 nate. Yewe wamuginga ngiye unakuvuna reba ingigare magana 5 nere kumva ntansiko upimira bibiri ubu nakwereka mwereka kumva ndanigiga nyigukubite kumva ujye umenya ko abasira tayindutse. Salamu bro. Ndikute burusha. Mva mutwihangana mu heza tesema. Nisasha ndazo. Ese ko ndawirakaje cyane wajya ngo apfishije inkoko uyu mukekiriye. Cyangwa yagabanyije kumbwira amagambo nk'abagomboza ngo kikugenza no kwigenda. Umugore wenda muzi yarazingamye cyane. Kumana wo ngwe madamu swaki ngo yazingamye uko maze kwezi n'inyese bura. Ese ubundi ura mugore we iyo umwinyese bura agapfa ubwo ko ngutse cyangwa ko buhonda. Azi kuna naguhoma wambwiye kugenza tabimbwira nkagukoma. Okay wagomeje umbwira uranyebagiza cyane. Genza hano habene vise y'umwana wa padiri tugiye kugenda tuvumbe gusa aho hantu haraza kuba hari abantu benshi twebwe tugomba kugenda twambaye neza kurusha bakoresheje ubwo buko. Hako shanize kate nkandi twagiye kuvumba handi kwa rugereka bakaduha ibivuzo. Reka aho ngo harazamo icyo kunywa n'icyo kurya. Ahubwo wowe enda yavuze kuyikwedura wajya ngo yabaye nkabyo tuki byo watanze ejo bundi. Nibyo umugore wanjye mazijyana ngiye gukwega ndikumva ndabirya. Sawa none reka tugende. Cyangwa tugenda gaswe kumva ko turabirya. Bateka n'inkoko. Tugenda tu. Tuzete nabe imana. Umvaze. Ejo bundi wagiye Kigali ubura amata. None nge nakoneta yakaranga. Itara bacana se itara bimwe bwoko. Akarakasha. Itara ryo nuko kubwa ndimo ko mutwe bisobanukiwe. Ni umukobwa. Arabeze nkunda kuvuga b'inkotanye kumva. Nizeye kariwe. Niwe rwose uwo mukobwa ni inkotanyi arahorose nyine muri wa kindi nk'umukonyine. Nasi nuwahe. Ngo ndamwemera. Nese tubanye. Tugende. Tujye kumureba mu gushituri. Cyangwa tugenda gaswe. Umva. Ni wagira ikajye mazungu amategeko. Uwo mukobwa arakubita. Ejo bundi yakubise umuntu bamujyana kwa muganga bamucakagura. Bamucakaguru.
Ciao umukobwa ntago namwema tu kanegende nzishakira urundi rwose. Uramucakaguru. Kanegende tunzashaka undi. Areba uriya mutipe w'imbwara ubu niwe navugaga ngo ngiye ufite umukobwa akarangaza none ikintu cyo nanakubwira ahubwo reka nigende nanjye nzamwipeveye. Aho uri nene